kigo cy'abana b'imfubyi nuko nari nshoboye mbana nabo ntaramana nabo mbona n'abantu nyine bakeneye abantu babahumuriza cyane cyane kubera ko Imana yampaye niyo mpano yo kumva ko nkorera Imana mu buryo bw'indirimbo ngerageza gushishikariza abana kuntu bagomba kubohoka icyo umuntu azi agomba kugikunda kurushaho. Yes, inshuti bavandimwe ba Sultan Online TV twongeye kubaha ikaze mwe mudukurikirana mu bikorwa bitandukanye byanyu turabashimira rwose. Hanyuma tunabaha ikaze mu biganiro tubategurira. Kimwe mu biganiro tubategurira ni iki ngiki, tubaha ikaze cyane ku badukurikira bari mu bikorwa bitandukanye mu bihugu bitandukanye, nuko tubaha ikaze. Nuko iyi ni radio, ni televiziyo cyangwa se ni platform yanyu ikorera ku murongo ibasangaho muri bidasaba passport. Icyo bisaba gusa no kuba ufite Android cyangwa se ufite telefone zabugenewe dufite kuri ubu ngubu, ndetse ukaba ufite na internet. Birahagije kuba wabana natwe aho waba uri hose. Reka mbahe ikaze, nuko tunaha n'ikaze uwo turimo tuganira hano. No mu mama muhisemo mwibuka mu bikorwa bitandukanye, mu mavideo atandukanye. Nuko muhise mwibuka byinshi, ariko reka natwe tumuhe ikaze. Nuko tumuhe indangururamajwi atwibwire, atubwire uwo ari we, atubwire umurimo akora. Hari gushobora gusanga ari reveranaka iriye hano, mbwira ati ni reveranaka. Nuko noneho muri kwa kuganira tumaze kumenyana, biturusheho noneho kuduha umurongo mwiza wo kuganira. Uhawe ikaze. Murakoze. Ku mazina yanjye banita Niyibizi CLARISSE. Nkaba ndi umumama w'abana babiri. Icyo nkora se cyangwa umwuga nkora cyangwa ikindanga cyane cyane ndi umuramyi w'indirimbo z'Imana. Murakoze. Ako kantu urangirijeho ni keza cyane, kuba umuntu ari umuramyi ni byiza. CLARISSE tuguhaye ikaze ngo tuganire. Buriya baramyi barimo ugutandukanye. Iyo batubwiriza ku bintu byo kuramya, hari abivuga gutandukanye, baravuga ngo ni ukora igikorwa cyiza cy'umwuka icyo ari cyo cyose. Burya niyo ngufashije mugenzi wawe uburamije, noneho uramya Imana mu zihe nzira. Ariko dutambutse aho ngaho kugira ngo uze kuvuga neza, nuko tuzi CLARISSE nk'umuririmbyi. Dufite n'indirimbo zawe ziri hanze. Basi kuri profile ya CLARISSE ni muntu ki? Niki kigaragaza CLARISSE mu gihe ari mu ruvunge rw'abandi ba mama? Niki gikunze kumugaragaraho? Niki cyakugora guhisha kuri CLARISSE, kuko ico nico wowe? Murakoze. CLARISSE ni umumama nyine uko wabivuze, cyane cyane ukunda kurangwa no n'ibyishimo, ariko nanone nkaba ndi umuririmbyi w'indirimbo z'Imana. Nkaba mfite album imwe, ndimo ndakora iyindi. Nkunda cyane cyane guhimbaza Imana muri ubwo buryo. Murakoze. CLARISSE ikintu cyamugora guhisha kuri we ni ibyishimo. Nuko niyo mpamvu bamubwiye ngo se we niki kuhora wishimye, nayo arababwira ati ni Yesu wangiriye neza. Nuko CLARISSE reka twiganirire. Dufite byinshi twaganiraho pe, ariko reka tuvuge dutya. CLARISSE hari ukuntu twakoreye mu makorali atandukanye, tugakura tuzi gutera indirimbo, ariko bikaza kurangiza bibaye muri twe, noneho tukifuza gushyira ya mpano yacu hanze. Duha urugendo rwa CLARISSE kuva mu makorali, baguha indirimbo ngo tera, bakumva bikoze neza. Ejo mu mezi ugasanga niwe ugiye gutera mu mukutano kuri Pasaka, Noheli. Noneho uduhe urwo rugendo kugeza kuri ejo bundi tubonye CLARISSE yashize album yiwe hanze, personal cyangwa se imiririmbire yiwe, noneho ku giti ciwe. Byanga byakunda ugomba kuba warazamukiye mu makorali. Yes, tuganire. Urugendo rwanjye mu gukorera Imana se cyangwa mu kuririmba, nkuko wari ubivuze, n'ubundi natangiriye mu makorali matoya. Cyane cyane nakundaga kujya muri korali kuririmba cyane. Korali cyane nayigiyemo ngeze muri secondaire, ubwo nagiye ku ishuri mu kigo mu Rwanda, njya muri korali. Umunsi wa mbere ntera indirimbo imwe yo mu gitabo, sindi kwibuka neza,
ariko ni nk'ijana gutyo. Noneho nyiteye mbona ikigo cyose kirishimye, mpita menyekana mu kigo cyose. Kuva uwo munsi mpita nitambuka kuko nzi kuririmba. Ngarutse njya muri korari, bakunda kungira icyizere nyine nk'uko wabivuze, ngatera mbaho conductrice muri korari kugeza mbaye umumama muri 2017. Ndi umuririmbyi gukunda indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya. Muri 2017 maze gukora ubukwe, 2019 nibwo natangiye gukora indirimbo, bitewe nuko umutware wanjye yabimfashijemo antera courage. Nibwo natangiye kwisobanukirwa, ndavuga ati ko mbishoboye, ko njya mbibona mbishoboye, ntangira kwishyiramo confidence yuko nkoze indirimbo zanjye zakundwa kandi narushiza kwamaza ubutumwa bw'Imana muri ubwo buryo. N'urwo rugendo rwanjye rero natangiye kuririmba. Murakoze. Yes, urumva mu rugendo rwo kuririmba mu makorari, uyobora ndetse amatsinda aririmba, nanone bikaza kuganisha muri timu yawe wenyine cyangwa se mu ndirimbo zawe nka Clarisse. Ni urugendo rutaba rworoshe ariko kandi rurimo ibyiza by'Imana. Uravuze ati intambwe murimo mubona nayitewe n'umutware antera courage, kubona nimbishoboye rero biratangira birakorwa. Nuko ubufashe inzira yo kuririmba, noneho umaze kuyifata, ese kujya muri studio byarakugoye? Urumva hari kuguha courage hakaba n'ubushobozi. Okay, nyuma yaho ese imiririmbire warumenyereye yo muri practice niyo yo muri studio? Mfite amakuru ko muri studio bivuna ngo musubiramo inshuro nyinshi. Nuko niyihe mvune wakuye muri album ya mbere, nubwo warimo ukora ibiri muri wewe, ariko kandi nikiye cyakubanye imbogamizi kugira ngo noneho ya profile yo muri korari uyijanishe na profile ugiye gukora y'umuhanzi ku giti cyawe? Murakoze. Gusa muri studio nibwo bwa mbere, nubwo nabaye muri korari, ariko nibwo bwa mbere nari ngiye no muri studio. Urumva imvune ntago yabuze kuboneka mu buryo bw'amafaranga, n'ubundi nta handi nari mfite nyakura, nuko twabyishizemo gusa n'uwo tubanye mu nzu dutangira gukoresha uko dushoboye. Cyane cyane nanabikoze nkimara kubyara umwana wa mbere, nta handi najyaga mpeka umwana nkagenda nkamuryamisha tugakora indirimbo. Rimwe na rimwe twaba tutarayirangiza ukumva ararize, noneho bitewe n'ukuntu twasubiragamo cyane nk'uko bivuze, nkumva ni akazi karekare gakomeye, ariko kubera ari umuhamagaro turavuga ati n'ubundi ntacyo wageraho utavunitse. Murakoze. Yego Clary, ngaho noneho mbere dufite ibikorwa byinshi twenda kuganiraho na Clarisse. Dufite n'andi makuru y'ibindi bikorwa by'imfashanyo uherutse gushyira hanze, ariko tukiri aho ngaho, album yawe igizwe n'indirimbo zingahe, ziri kuyihe channel? Byibuze muri iyo album indirimbo zirimo utureberemo indirimbo imwe. Buri hari umuntu Imana imuha message z'abandi, ariko hakaba ubundi iyo ndirimbo uvuga wakoze nk'aya gahunda y'Imana, ngo Imana yamaze kuri umwana w'umuntu ihinduka isanga yaremye ikintu cy'igitangaza cyiza rwose. Ni mu ndirimbo ukunda wumva wasangiza barimo badukurikirana, uze kuyimpitiramwo undebera karefure ko muri album, noneho tuze kukagenera abadukurikiye, kuko nitwakora kuri album tutakoze ku ndirimbo nanone zirimo. Murakoze cyane. Album yanjye igizwe n'indirimbo 8. Muri izo ndirimbo 8 zose zimaze kugera kuri channel yanjye, n'ubundi yitwa CLARISSE NIYIBIZI. Hariho izimaze kugera kuri channel, hari n'izindi nka 5, 2 nizo ntarabasha gushiraho. Muri izo 5 harimo 3 za video, n'izindi 2 ziri audio tu, zimwe ni video. So mu ndirimbo zanjye zose ndazikunda. Kumbwira rero ngo uririmbe akarefure kimwe byangora. Hari indirimbo cyane cyane yanatumye mbasha gukora iyo album, cyane yari indirimbo yo muri Okovu. Harimo indirimbo zanjye, hari nizo zimwe wenda nafasha mu gitabo kubera ukuntu zamfashaga numva nayikora.
indirimbo ivuga ngo heri halisi Yesu ni wangu, yeye muchunga, mimi ni wake. Heri yakini, yote ni heri, roho na moto vimeokoa. iyo niyo yaguteye inkomezi wumva koko kabisa okovu ibifite byinshi kandi genda itwinjiza mu bwiza runaka. Nuko mfite amakuru ko hari ibikorwa bindi Clarisse aherutse gutangiza byo gufasha amakuru biranga akaba amakuru, ariko iyo wiboneye na nyiri bwite aduha mpuru yaha tukayigeza ku bantu benshi barimo badukurikira. Nyemerera utubwire ayo makuru n'ibyo bindi uko byaje byunganira birya biri muri wowe nanone, ukavuga ati nzaza mfasha umuntu ndetse nacika intege z'umubiri mufashe, nawe nacika intege z'umutima muririmba indirimbo yo muri okovu, nanone hakure imbaraga z'umutima ndetse n'izo mu mubiri. Yego, murakoze cyane. Hari ikindi cyifuzo cyanjemo nkiri na mutoya cyane, ku buryo najyaga numva yuko njyewe Imana nimpa ubushobozi nzagira icyo nkora ku bapfakazi cyangwa se ku mfubyi. Hahandi rimwe na rimwe najyaga mvuga ngo Imana izandinde gushaka umugabo udafite ababyeyi, nkumva nifuza rimwe na rimwe kuba nareba ababyeyi banjye b'iruhande rw'umugabo, ariko nzakugirirwa nimba nabyita amahirwe nsanga afite umubyeyi umwe, ariko n'ubundi icyo cyifuzo nguma kukigira. Ejo ngeze muri Kenya icyo cyifuzo kikaza cyane muri njye cyo kumva ko nahaguruka nkareba abana b'imfubyi se cyangwa ababyeyi. Ndibuka hari n'igihe nigeze kubiganirizaho revera wanjye dusengana, musaba ikiganiro nk'iki ngiki, ariko sinzi ngo bizagenda gute. Mubaza ati ndashaka kumenya cyane gukora neza icyo ari cyo, ndashaka ko nsobanurira neza tugirane ikiganiro cyo kwiga gukora neza. Ese umuntu akora neza ariko byagenze gute? Ariko afite ibintu byinshi, ariko afite ibintu bikeya, ese umuntu akora neza bimeze gute? Dukomeza kuburana, ariko habaye muri uku kwezi, mu kwezi gushize nabiganirije umugabo mubwira ko mfite icyo cyifuzo. Arambwira ati nimba ugifite ntago mbikubera imbogamizi, urumva wagikora gute? Mu bushobozi bwanjye bukeya, arambwira igikora uko umutima wawe mvuga ubishaka. Ntekereza kujya gusura ikigo cy'abana b'imfubyi, shaka inzira nabicishamo, ngize amahirwe mbonana n'umuntu ufite amakuru y'abana b'imfubyi ahantu baba, arahandangira Nakuru. Fata urugendo nyine n'ukuntu n'ubushobozi nshoboye, ni Nakuru y'aha hino aho bita ngo mayimahi ibintu nk'ibyo. Ntago ari kure cyane, ariko naragiye mu kigo cy'abana b'imfubyi nuko nari nshoboye, mbana nabo, ntaramana nabo, mbona ni abantu nyine bakeneye abantu babahumuriza cyane cyane, kubera ko Imana yampaye niyo mpano yo kumva ko nkorera Imana mu buryo bw'indirimbo. Ngerageza gushishikariza abana ukuntu bagomba kubohoka, icyo umuntu azi agomba kugikunda kurushaho, cyane cyane kubarema icyizere yuko ejo hazaza bazaba ari abantu bakomeye, babasha gukora ibintu bikomeye. Murakoze cyane. urakoze cyane. Mubufasha urugendo ujana muri Nakuru kureba icyo kigo cy'imfubyi. Umaze gushika wabafashije iki? Wari witwaje iki? Wabafashije ubufasha bwoko ki? Kuko ubufasha buba butandukanye, hari n'amasengesho nabwo n'ubundi bufasha, ariko n'ubuhe bufasha wari ubageneye cyangwa se wari ubagemuriye, kugira ngo noneho tuze kwibanda kuri icyo gikorwa cy'ubufasha nanone kiri muri Clarisse. Ikintu cya mbere nari ngeneye abo bana cyane cyane kwari ukumva ngomba gutaramana nabo cyane, nkabahumuriza mu buryo bwo kubaremamo icyizere. Ikindi cya kabiri nanone, mu bana b'imfubyi ntago wagenda imbokoboko, kuko cyane imfubyi nyine urazizi ko ziba zifite ibyo bishaka. Naragiye
nabashije kugura imyenda aba ariyo mbasha kwitwaza. Murakoze. Clarisse urakoze cyane. Aha, uhagurukanye nako igikorwa kiri muri wowe gitangiye gusohoka mu gihe hari amatsinda menshi yita ku bapfakazi n'imfubyi, ariko hari amakuru avuga ko muri barya bose bahagurukanye gufasha imfubyi atari ko bazifasha, ati bamwe barasa n'ababacuruza, ni proje bashaka guha aba donats cyangwa se abaterankunga kugira ngo bikuriremo inyungu zabo. Ayo makuru arahari. Aha, ukicumva ko wifuza gufasha ntago wagize izo mbogamizi muri wowe. Uvuga ndetse ko ngiye gufasha imfubyi banaka nabo barazifasha, ese nje ngiye kumara iki kirenze ico bakora ngo bibe byaguca intege muri wowe, ahubwo wumva ikiri muri wowe ugomba kugisohora none ugatangira ukabafasha. Ikibazo cya mbere ni iki. Cya kabiri, wabifatikanya gute n'uburirimbyi ufite nubwo byose bigenewe abantu, kuri wowe ko bisaba ubushobozi birakorohera? Murakoze. Ubundi kubera ari inzozi zanjye zo kuva kera nkiri mutoya, ntago nigeze nibandatse kino kintu ko gikorwa n'abantu benshi, ngiye nihe impinduka nzakora irenze iyo barunaka bakoze. Bitewe n'ukuntu ngewe nabyiyumvagamo n'inzara n'inyota mbifitiye, numvishe ngiye nzakora uko nshobojwe, cyane cyane kubifatikanya n'uburirimbyi. Numvise yuko nyine n'ubundi nzajya mpagera ntaramane n'abana, mbabwira ijambo ry'Imana rimwe na rimwe, turirimbana izo ndirimbo nje nabo mbahe baririmbe, numva uko ubushobozi bwabo bungana, then mbone gukora n'ikindi kintu canzanye. Cya kabiri, byose bisaba ubushobozi koko urabizi, kandi n'ubuzima abantu babaye hano muri Kenya nabwo, ariko byose ni mu mutwe niko bakunda kuvuga. Nta bushobozi burenze wakwipasa kandi uzi ubwo ufite, ahubwo ngewe ngerageza kugenda uko imbaraga zanjye zingana, ngaha agaciro cyane ikintu ngiye gukora kuko mba nagikuye mu mutima w'ubushake. Niyo mpamvu navuze ngo kuri bikeya mfite Imana izajya iba yanteje, nanjye nzajya ngerageza kugira ngo mbone abo tubisangira. Murakoze cyane. Yes, ati muri bike cyangwa se muri byinshi Imana yampaye, nanone ngomba kugira abo mbisangije ari bo barya bakeneye ubufasha. Yes, hanyuma abayobozi bawe bo mu itorero bari bakuze nk'uri muri timu yivugabutumwa mu buryo bw'indirimbo, kandi nanone iyo church cyangwa se urwo rusengero ugasanga rufite mu nshingano nanone kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Hanyuma kuri wowe, duhereye ku buririmbyi, ubwo nyine pasiteri ntago yabona ko utakigiye ubona umwanya uhagije wo kuririmba muri worship team, kuko watangiye ibyawe byo kuri Clarisse, ngo abone noneho ni nka ministries zibiri zigiye gukorana. Bishop wawe cyangwa se pasiteri wakibibona yakubwiye gute, cyangwa se ukimubaza uko gukora neza icyo ari cyo kugira ngo iyi sector yindi nayo itangire, iwe yabyakiriye ate nk'umuntu ejo muzajana ku rugero, cyangwa umuntu uzakenera nk'ubufasha runaka cyacu ugasanga iragufashira mu buryo bw'ubushobozi runaka? Okay, murakoze cyane. Ku bijyanye n'itorero ryanjye nyine nabiganirije Rivera, twe niwe twabiganiriye cyane cyane. Iwe yari yampaye n'uwo mwanya wo kuvuga yuko n'ubundi tugomba kuganira hejuru y'iyo topic, ariko deja ntago nari namubwiye icyifuzo cyanjye kindimo. Gusa nyine nuko nabonye tutabashije kubona uwo mwanya, gerageza kubishira mu bikorwa. Ariko n'ubundi mu bijyanye no kuvuga ngo nagira icyo mbangamira muri timu nkoreramo, kuko n'ubundi ndi umuririmbyi mu ikanisa ryo muri korali y'abamama ndetse ndanayobora, ariko ngewe ubwanjye ninjye ni porogaramu ku buryo ntagira abo mbangamira. N'ubundi nagiye muri korali bazi ko n'ubundi ndi umuririmbyi, kandi abenshi bari bazi ko wenda ntazabasha kubimanaginga, ariko narabishoboye. Mu buryo nashoboye ibyo ngibyo rero, nk'iki gikorwa kindi cyo ntago ari cya buri munsi, ni igihe umuntu yipanga ku buryo usaba n'uruhusha rw'umunsi umwe ukabona ntawe ubangamiye mu bo mufatikanyije urugendo. Sante. Clarisse, ufite indirimbo nyinshi zikiri mu bitabo n'izindi zikiri amaudio zigomba kubona amashusho, bisaba ubushobozi, kandi iriya ndirimbo si ubutumwa gusa bwa Clarisse,
n'ubutumwa Imana yakunyujijemo ibinyuza muri wowe ariko nibigenewe twebwe n'abakristo abizeye Kristo. Yego bisaba ubushobozi. Hanyuma ibi bikorwa bindi byo gusura imfubyi no kubafasha mu nzira zitandukanye nazo bikeneye ubushobozi. Tumenyereye tubona ko umuntu ashaka gusohora indirimbo agakora fundraising muri church bakamutera inkunga ya buri muntu ya ntoya ya buri muntu bikaza kurangira igikorwa gikozwe kandi tutavunitse. Clarisse yabaratekereje gukora fundraising kugira ngo atere inkunga imiririmbire ye ndetse n'iyi sector yindi yo gufasha imfubyi. Murakoze cyane. Mu buryo bujyanye n'ubushobozi kugira ngo mbashe gukora indirimbo, izo ndirimbo 8 nkora audio nta fundraising nakoresheje nyine uko nshoboye mu bushobozi bwanjye. Gusa nigeze gukoraho launch ngira ngo nkore video muri ke n'indirimbo zanjye, nibwo nakoze launch. Muri uko gukora launch nibwo nabashe no gukoramo video y'indirimbo 2. Nta yindi fundraising irabaho, gusa nyine ni bya bindi umuntu akreye ikintu akumva gifitiye ubushake ubushobozi Imana ikamushoboza. Iduha tutagoya kandi duha ntago itudodesha ahubwo iraduha kaduha bikatugeraho. Reka tugushimire. Hanyuma aho ugeze mu bikorwa byose uhageshejwe n'abantu. Muri abo bantu harimo umuntu, muri abo muntu ugasanga nanone nka kurya wavuze umutwaro yaguhaye inkomezi. Hari abantu bashobora kwifuza kujoininga cyangwa se kugufasha muri iryo yerekwa mu nzira zitandukanye. Hari mu masengesho, hari mu bifatika, ari ukujana nawe mu bigo by'imfubyi. Nuko wari ukuvuga ati nje ndi producer indirimbo imwe ku rugero nk'uko nyine mu buryo bwo kwitanga. Abari kudukurikirana hano bafite ubushobozi kandi bafite umuhamagaro, kandi ubwo twahamagawe gutandukanye hari n'abahamagariwe gukomeza abandi ari nawo umugisha. Nuko kuba twumva ngo bumvishiraho ndimo nganisha Clarisse akeneye gufasha, twamufasha mu nzira zitandukanye kandi twamufasha inzozi ze zikagaragara kuko sibyo twariwe ahubwo nibyo atwarira b'Imana yaremye. Clarisse, nuko hanyuma reka duhere ku miririmbire. Ahantu ugeze hari abantu bagizemo uruhare kugira ngo Clarisse tumubone noneho mu ndirimbo zihimbaza Imana. Ndashaka ngo bangenereho ubutumwa. Hanyuma muri abo bantu ko biri kose hariho nk'abantu turi bwaka imbabazi byibuze nka 2 bihuta wavuga mu mazina ubashimira kugira ngo bive gusa muri wowe bigaragarira abantu ku ndirimbo 8 umaze kurikodinga. Bagenera ubutumwa bwo kubashimira. Ako muri abo bantu ze kunkurura nk'abantu 2 b'ingenzi. Murakoze cyane. Mu bantu navuga ngo bamfashije cyane uwa mbere n'umugabo wanjye, kuko niwe nabonye abashe gusohora amafaranga ya album yose, nta handi hantu mvuze ngo ku ruhande. Album 8 niwe wazikoze pe, ndamushimiye cyane ivuye ku mutima. Uwa kabiri ni itorero nsengeramo ryanteye courage mu buryo bwo gutuma wenda namenyekana, bakajya bagenda bampa indirimbo performance mu rusengero ndetse no kunsengera. Bishop wanjye cyane yagiye antera courage cyane, ambwira ati turi kumwe mu buryo bw'amasengesho ndetse no mu buryo bwo gutuma umenyekana. Murakoze. Yes, reka duse n'abagusha kuri kino kintu. Abantu bashobora nihe hakeneye gufasha. Mpise nisubiza ko hari indirimbo zitarasohoka. Ku muntu wakwifuza kugutera inkunga hari ico bisaba no ku applyinga no kubanza kwemererwa. Hanyuma muri ino ruhande rundi rwo gufasha imfubyi mu bigo by'imfubyi, ibwo n'ubuhe bufasha uzukenera? Se n'amafaranga cyangwa ni ya myenda, amasabune, iki bya bintu bikenerwa nanone muri kiriya kigo. Kugira ngo nanone wakwifuza ko mujyana muri iyo gahunda, hari umuntu ushobora kuba afite umuhamagaro umeze nk'uwo
ariko kugira ngo agire inkomezi zo kugira ngo abitangize bikamugora, nanone yakujoyininga kugira ngo mubikore neza. Uwo muntu we yagujoyininga gute? Uturangire nanone nk'uko waturangiye ni kuri Clarisse ibihangano byawe biri, washaka gutera inkunga yayigutera gute, hari amafaranga ndetse n'ibindi bikorwa byimiriye hano kugira ngo bamenye aho bagiye kohereza inkunga yabo. Murakoze cyane. Iyo bigeze ku bintu by'inkunga, rimwe na rimwe abantu bahita bumva ko target ari inkunga, ariko cyane cyane target yanjye si inkunga. Kuko ndaguha urugero, rimwe hari indirimbo naririmbye ivuga ngo nakuhitaji, ninakuhitaji Yesu, nijazwe pendo lako siku kwa siku Mwokozi, nikutumikie vema. Iyo ndirimbo umuntu arayumva tutari kumwe, ari mu kindi gihugu cyo muri Amerika, ashakisha nimero yanjye, arampamagara arambwira ati naraye ndiranirirwa ndira ku bw'indirimbo, none mbabarira ngaya amafaranga ugurira abana amata. Urumva cyane cyane icyifuzo cyanjye se cyangwa intego yanjye ni ukugira ngo ibihangano byanjye byonyine byivugire kuruta uko njye nakwivugira. Burya iyo ushaka ko icyubahiro cy'Imana gikomeza kuba icy'Imana, urareka yonyine igakora, wowe ukicecekera. Kandi burya ntiwabwira umuntu ngo ndashaka gufashwa, wenyine nimba bimukoze. Kandi ntago burya wabwiriza umuntu gufashwa yakumva ko urimo gusabiriza, ahubwo wowe urareka ibikorwa akubonamo cyangwa imbuto akubonamo akaba ari byo bimukoraho, akumva yagira icyo akora kugira ngo mugabane uwo mugisha. Murakoze. Nuko reka natwe twibwiriza noneho tumenye igikwiye n'ikigomba gukorwa, ko twamaze kumenya ibikorwa ukora, bisigaye ni ibyacu nkatwe bagutera inkunga. Turagushimiye cyane. Hanyuma ku muntu ushobora kwifuza gukurikirana ibihangano bya Clarisse, ni kuri Clarisse rinde zina harya ninde niyibizi. Clarisse niho hari platform, hariho ibihangano byiwe nanone twabikurikirana. Hanyuma nanone afite na sector yo kwita ku mfubyi mu bigo by'ishuri, ku bigo by'imfubyi agenda basura. Nanone twamujoyininga mu buryo butandukanye, nubwo yavuze ko igikorwa kidakorwa buri gihe, ariko kandi urumva ni gahunda za Clarisse nk'umuririmbyi muri mubona hano. Reka tugushimire Clarisse. Tugana ku musozo, mpitiramo abantu bake ushobora gushima bakugejeje aha ngaha, bazi ibihangano byawe n'abatabizi, kugira ngo aho ugeze niho bahakugejeje. Tubashimire byibuze. Murakoze. Abantu nagerageza gushimira barushirizaho kumba hafi mu masengesho ndetse no mu bikorwa. Uwa mbere namuvuze ni umutware wanje, umugabo wanje, niwe wabashije kumfasha nk'iyo album yose, audio, indirimbo 8 ndetse na video indirimbo maje gukora. Akenshi niwe washoyemo ubushobozi bwiwe ko ashoboye, bitewe no kugira ngo arushizeho gutuma inzozi zanje zigerwaho. Umuntu wa kabiri cyangwa se abandi bantu nashima ni abantu, abayobozi banje bo mu ikanisa, nibo barushizaho kunsengera, barushizaho kuntera courage no kumba hafi mu buryo bw'amasengesho ndetse n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Clarisse turagushimiye. Hanyuma ikibazo nakubaza, abaririmbyi mufite ukuntu muririmba, mufite navuga imihangire yanyu guhanga indirimbo ziramya Imana, imiririmbire, concert. Uramutse ubonye amahirwe yo kuyobora abaramyi bose, niki ubona kidakorwa mu rwego rushimishije ejo Clarisse yahindura kikagirira umusaruro abantu ndetse n'iyobokamana muri rusange? Murakoze. Mbashe kugirirwa amahirwe yo kumva ko nayobora abandi baramyi cyangwa abandi baririmbyi, ikintu cya mbere nashishikariza abaririmbyi ni ugusenga cyane ndetse no gusoma ijambo ry'Imana, kuko iyo niyo base cyane y'indirimbo cyangwa se ya message durushiza gutanga. Cya kabiri ni ukumva yuko kwigirira icyizere, akumva yuko ahantu hose ntaho hejejwe, akumva yuko ahantu hose yahagera, akigirira confidence mu buryo bwo gukorera Imana.
ikindi wenda nagerageza guhindura cyangwa gushishikariza abandi baririmbyi ni uburyo bw'imyitwarire, cyane cyane nk'imyambarire. Burya iyo uri kuri stage cyangwa se iyo uri mu giterane cyangwa se iyo uri kuyobora abandi, ugomba kwambara ikintu kivuga. Nimba nambaye neza bishobora kuvuga kurusha uko ntanga message. Murakoze cyane. Nuko uyu ni Clarisse twari turi kumwe hano kuri Mike za Sultan. Njye nitwa Kega. Reka tugushimire cyane ku bisobanuro uduhaye byiza bisobanura inzozi ziri muri wewe, kandi natwe turi barya Imana yaremye, nanone nitwizakoreramo kugira ngo tugufashe, nanone tuyigarurire amashimwe cyangwa se tunayikorere nkuko tubifite mu nshingano. Tuka tugushimire cyane, tunashimira abadukurikirana bari mu bikorwa bitandukanye muri gahunda zitandukanye, naho butaha rwose. Hanyuma twanasimbira kuri Clarisse Niyibizi, hanyuma tukakora subscribe kuri channel ye. Nubwo yatubwiye by the way ngo imfashanyo support ntago ari igenderewe, ariko natwe twakwipima tukahagura kugira ngo dukurikirane ubutumwa atugenera mu gitondo n'umugoroba, cyangwa se buri ko agiye muri station kugira ngo aduhe iyo ndirimbo. Reka tugushimire cyane, ndetse tunashimira abadukurikiranye, naho butaha. Murakoze cyane.